Nike kintu wahanuye giteye ubwo gatinya kukivuga. Kimana yakubwiye ngo gihanure kiteye ubwoba ugatinya kukivuga. Niyerekwa nabonye. Yego. Ndangije Imana irankoresha bampuza nawe ndamusengera ndababwira ati umuntu azabaho ntacyo azaba kandi ibyo bibyimba nta kintu bizamutwara. Nose kuvuga ubuzima bw'abandi bw'ahazaza wewe ubwawe urabuzi. Urumva ikibazo abantu bamamaje. Umukobwa yitwa Julienne ahari reka tumusuhuze nanjye reka nkubaze. Guhanura abantu buko bugakorwa wowe ubwawe buvuga iki? Yes, ni by'agacu keshi kakomeye ku data mano kuri Gone Arike TV amayimana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuje hose mwamerereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje kanambwira ko mbakunda cyane bive ku mutima n'abakunda cyane bive ku mutima sinafataga kanya ngo nze mu karere ka Rubavu ahandi ni mu murenge wa Rugerero ndi ku kigo cy'amashuri cya Rubavu ya kabiri. Muri kubona umutumirwa imbere yanyu nibwo bwa mbere mugiye kumubona kuri Gone Arike TV ariko ni umuntu w'Imana. Reka mababwireho gatoya njya kumenya amakuru ye. Ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa n'izindi mpano zose Imana imwemereye arazikoresha. Ni umwana w'Imana ikiruta byose akunda Imana. Reka mwakire kuri Gone Arike TV turakwakiriye. Murakoze cyane. Byiza cyane kuba nanjye nageze ahangaha kuri iki kinyamakuru. Byiza cyane guhura namwe aya ngaya bari amasezerano asohoye. Tambwe kuri mu masezerano. Ubundi mu masezerano Imana njye kitubwira ko tuzagera ku makamera tukayivugira. Hakwemo no gushima mbese nshimye Imana muri make ko nahageze mbashije kubonana namwe. Haleluya. Yewe turakwakiriye. Ariko reka tubanze duhere ku sengesho twiragiza Imana kugira ngo Imana ize kutiba mu kiganiro kugira ngo tuze kuvuga amagambo tuhawe nayo kugira ngo twinitureke kwiyobora. Ni karibu dusengere. Witeka Mana yacu Mana nziza twongeye kugushima muri amasaha turaguhimbaje. Tunejejwe no guca bugufi imbere yawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Nutwemere Uwiteka Imana nyiringabo imbabazi zawe zitugaragareho. Icyubahiro cyacu kibure hagaragara icyawe kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Nutwemere imbaraga z'ijuru, imbaraga z'umwuka wera, imbaraga zikiza, imbaraga zibohora, imbaraga zizura zize zibane natwe nyiringabo Imana. Utwemere Satani aceceke n'abadayimoni baceceke ahubwo hakore imbaraga z'ijuru. Ngaho duciye bugufu zubane natwe. Muri aya masaha hagira abahembuka nyiringabo Imana kubw'ijambo rigiye gutambuka imbere y'isi yose. Muri aya masaha hagira abarwayi bakira kubw'ijambo rigiye kuvugirwa aha hantu. Muri aya masaha Uwiteka Imana nyiringabo hagira bukura ku kidendezi, hagira buzura, hagira abo data nyiringabo Imana uremera ubuzima. Kubw'aya masaha turakwinginze ngo wigaragaze nk'Imana. Ngaho tubere byose kandi dukomereze amaboko mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane ko dusengeye natwe. Mujakazi w'Imana reka dutangiye twibwira abantu. Yego. Kwa karibwo bwa mbere ubundi abantu bankurikiye kuri Gone Arike TV bamenye ko umuntu nakiye kenshi. Njya muvuga amazina. Ariko ni ubwa mbere. Ni ubwa mbere reka dutangiye twibwira abantu. Yego. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Aho muri hose abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje umwami Imana bahobera aho muri. Je amazina yanjye ababyeyi banyise nitwa Izerimana Hortense. Data akimara kumpamagara hari irindi zina yampaye ryitwa Esther. Ibirenze ibyo rero Imana ikomeze duhana umugisha. Papa wakimara kuguhamagara hari irindi zina yaguhaye ryitwa Esther. Papa wa nino ruguhamagara ni papa kubyara mu maraso? Oya. Data wa twese Imana iri hejuru ya byose niyo yampaye iryo zina. Niyo papa washaka kuvuga. Esther. Subwo ndakoresha ye Hortense, Esther. Hagira ni wambwiye ni rihe? Ni mami. Mami? Naryo ni iryanjye. Ubwo muri ayo mazina ne. Oya dutuburiye. Reka dutangire neza. Wavuze ko ukimara kuvuka bakwise Izerimana Hortense. Papa wamaze kuguhamagara cyangwa data wa twese amaze kuguhamagara kwita Esther. Irya mami
mami naryo ni ry'ababyeyi banjye banyise, uretse ko ntakunda kurikoresha cyane. Iyo ugiye kwivuga uvuga amazina y'undi ari kuranga muntu, ariko amazina abantu bazi muri rusange muri quartier cyangwa abantu dusengana umunsi ku wundi ni mami, niryo zina bazi kenshi. Quartier bazi mami. Kweki bakwise mami? Ni mama wawe ukubyara wari kwise? Ni ababyeyi banjye ubwo bafite impamvu barinyise. Twe tumenyere ko abantu bita ba mami ni abantu baba barabyaye, abantu bafite imiryango. Kwita mami ubwo nyine hari impamvu byarabafashije. Reka dukomeze, njye nzajya nkoresha mama ubwo nanjye mbise mfata mami. Ntacyo bitwaye. Aha turi ni hehe? Hano turi mu murenge wa Rugerero. Yego. Mu murenge wa Rugerero niho turi. Usengera hehe? Nsengera muri Zion Temple, niho nkorera umurimo w'Imana. Gusa ndi kubwira abadukurikiye ntago twubatse ku dini, ahubwo twubatse kuri Yesu. Yego. Aha mami, abantu bashaka kwita bambaza ati se mami twake ni umumama muri iki gihe, ni umukobwa? Kuko nanjye nabyirinze. Mami mwakiriye ni umukobwa. Ntago turaba mama, ariko Imana nibyemera tuzababo. Kandi nitanabyemera ni ubushake bwayo. Uracyari wa mukobwa uri ku isoko? Yego ndi ku isoko. Oya, ntago ndi ku isoko, oya, ahubwo turi ku isoko. Mumeze mute rero? Turashima Imana. None reka dutangire ikiganiro cacu neza mu buryo bw'iyobokamana. Njye kugana abantu benshi bamenye ko nkana n'abahanuzi. Yego. Ibyo nawe uri umuhanuzi? Yego ndi umuhanuzi, ndabihamya. Ndaringize ngo nibishe. Oya. Mbega ngo tujye mu ijambo ry'Imana. Reka tukomeze dutangire ikiganiro cacu neza tunibwirana kurushaho. Reka nkwibarize, hari agakiza twita konka n'agakiza twe twishakira. Yego. Konka agakiza urabizi? Agakiza wonse? Agakiza umuntu aba yaronse. Ni agakiza nyine umuntu aba afite ahantu yavomye. Kutigeze ushakisha. Mbese agakiza k'umuntu aba yarakuranye, niko nabivuga. Yego. Hari n'agakiza wishakira wowe ubwawe. Agakiza ufite ni akahe? Agakiza mfite ntabwo ari ako nishakiye, sinigeze mbihitamo, ahubwo kubera ko Imana yigeze ibwira Yeremiya ngo, yego, iramubwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Yego. Ngushiraho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Haleluya. Amen. Ubwo natwe Imana yatumenye kera tutari twabaho mu bitekerezo by'ababyeyi bacu, imenya ko izi saha tuzaba turi guhanura, turi kuvuga Imana, turi kuririmbira Imana. Imana yarayibizi, twe nta bushake twabigizemo. Wowe waravutse usanga urakijijwe, n'ababyeyi baba bakijijwe. Yego. Wowe wakuze neza. Ngo turaza kuganira neza ko wakuze neza utabanje kujya muri bya bindi, nubwo nabwo bamwe babijyamo bakabivamo, ariko n'ubundi ingaruka ntago zibura. Ingaruka z'ibyaha ntago zijya zibura. Burya ushobora gukora icyaha Imana ikakubabarira, ariko ingaruka zikaza. Umuntu ashobora kujya gusambana agatwara inda pe, Imana ikamubabarira, ariko ingaruka y'ubusambanyi sidikaza. N'ibindi bikaza byinshi cyane, ugasanga uramwaye. Ingaruka ntago zijya zibura z'ibyaha. None reka twinjiye mu gihe watangiye guhanura. Watangiye guhanura ryari mami? Natangiye guhanura ntago ari igihe kinini cyane. Natangiye guhanura nko muri 2020, ndakeka niho nahawe impano y'ubuhanuzi. 2020. Mu bundi busanzwe nari ndi umuririmbyi, ndi umuvugabutumwa. Imana ibishimye nyine impereza niyo mpano. 2020. Ndashaka ngo twinjiye ko umunsi wa mbere wamenye ko ufite impano y'ubuhanuzi, cyangwa se babikubwira ko ufite impano y'ubuhanuzi. Byari bimeze bite? Umunsi wa mbere ndi guhanura narabyishimiye cyane. Yego. Burya iyo umwana iyo umureze agakura, igihe kikagera nawe akabyara cyangwa akagira urugo rwe, nawe biragushimisha. Rero no muri natwe mu bintu byo gusenga, utangirira umwana, Imana ikagenda igukuza aho ibishake, mbese akaba ariho igushira.
yabona kuzahanura ikaguhereza iyo mpano kuko nta muntu ubigiramo ububasha bwo gushaka impano hoya njya numva ngo hari bamwe bazigura ibyo ntago mbizi ariko Imana iyo igiye gutoranya umuntu igutoranya nta kirebyeho yibishaka ibona ko nyine ukwiye kuba umuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa. Umunsi wa mbere urumva wishimye n'ikihe kintu cyagutunguye ko umunsi wa mbere umenya ko uri umuhanuzi wishimye n'ikihe kintu cyagutunguye mu mpano y'ubuhanuzi? Ikintu cyantunguye mu mpano y'ubuhanuzi iyo umuntu ari guhanura uhanura nyine ibyo ubwiwe utavanye mu bitekerezo byawe. Impano yo guhanura iguhuza n'abantu benshi cyane usengera abantu bagakira mbese iyo wahanuye hari ikindi kirere uba winjiyemo gitandukanye n'icyo wari usanzwe ubamo. Iyo wahanuye Mana we aba ari umunyenga aba ari ubuzima bundi bushya ugiye kongera kwibera. Yes, iyo uri umuhanuzi uhura n'ibibazo harimo uhanura ikintu ntibacyumve abandi bakagupinga hari imvune zo mu buhanuzi wigeze uhura nazo mu gihe cyose umaze uhanura? Cyane ibyo ngibyo ntabwo umuntu abura kudahura nabyo. Abenshi noneho iyo uhanuriye ahantu wakuriye wenda bitewe n'ukuntu bari bakuzi hari abagupinga bakavuga mbese urayahanuye binyuze he yahanuye ryari byagenze ute bakirengagiza ko Imana igihe cyayo. Ibyo ngibyo umuntu agenda ahura nabyo cyane hari naho uhanura bakakwita umusazi ariko ibyo uhanuye byasohora bakemera ko wahamagawe n'Imana. Byakubayeho? Byambayeho. Ngira nk'ibyakubayeho mu ibyo bintu byose bigoranye? Wenda nk'abantu twagiye dukurana cyangwa se muri quartier y'iwacu abenshi ubundi mbere ntago numvaga ibintu byo guhanura mbese nabonaga ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho ntago byabaga mu bitekerezo byanjye. Najyaga gusenga bisanzwe biri aho ngaho. Igihe kigeze Imana imaze wenda kuvuga ngo reka umwana wanjye muhereze iyi mpano nawe ahanure abantu benshi bararwanya no mu murimo hari abo mbese twabaga twagiye nko gusengera nk'ahantu twahanura ibintu byasohoye bakandwanya bakanyanga ariko Imana igenda ibanyemeza uko bukeye nuko bwije. Bivuze ngo ugitangira guhanura abantu bagitangiye kujya bakwanga cyane pe abantu barakwanga umva barakwanga kabisa bagora impano y'ubuhanura guhanura bakabiguhora. Abantu badukurikirana kuri Gonareke TV abenshi bakunda abahanuzi cyane ko nanjye akenshi biragoranye cyane ko ushobora gusanga nticanye n'umuhanuzi abatumirwa mba mfite aba ari abahanuzi akenshi abantu bagurikiye kuri Gonareke TV banyomoza mba ndi kumwe n'abahanuzi akenshi bakunda abahanuzi muri rusange. Ndagira ngo nkubaze ni kihe kintu wishimiye ukimara kubona impano y'ubuhanuzi cyangwa ikintu kizi impano y'ubuhanuzi ubona yakugejejeho? Ikintu nge impano yo guhanura yangejejeho ni ukuri kera hanjye hari habi nta mibereho nta buzima ntaki nabonaga mbese ngiye ngitangira guhanura niho nagiriye isura niho nambariye mbese ikintu cyose ngiye ubuzima bwanjye bwabaye neza ngitangira guhanura pe. Utinyine dusobanura kubera ko iyo uri guhanura hari igihe usengera umuntu cyangwa ugahanurira umuntu ntago mbivuze kubera ko wenda ngo impano ngo hariho abantu bajya bazicuruza twe ntago ducuruza impano nta nubwo ducuruza ibiturimo hoya ahubwo hari ukuntu usengera umuntu cyangwa ugahanurira umuntu byasohora akagukoreraho umugisha. Ni ukuvuga ngo abantu batangiye kujya bagukuraho umugisha bitewe nuko bya bintu byagiye bisohora. Nabyumvise neza ndabyumvise niho watangiye kwambara mu gihe mbere utari waba umuhanuzi ubuzima butari bufatika kurya kwambara buri kimwe cyose cyangwa no kwambara gusa nk'umukobwa oya byose no kurya kandi ikindi guhanura mbese byagiye bitubeshaho byagiye bitugeza ahakomeye na n'ubu ngubu bitugesheje n'aha ngaha kuri televiziyo ubwo rero ntacyo twashinja Imana pe. Mami reka nkubaze kino kibazo kimwe noneho kindi ndagunsiganya ibibazo nka bike ntago ari byinshi
ni cye kintu wahanuye giteye ubwoba ugatinya kukivuga? Imana yakubwiye ngo ugihanure kiteye ubwoba ugatinya kukivuga? Ni iyerekwa nabonye. Yego. Iri tubwire noneho twebwe. Ni iyerekwa nabonye. Yego. Rintera ubwoba cyane, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko ndibuze no kurivuga. Wewe uraza kurivuga? Atari aka kanya. Ndaza kuribabwira. Reka dukomeze. Mami, reka noneho tuvuga ikindi. Ni nkebe bihe bintu wahanuye bigasohoka ukavuga ati Imana urakoze ko niba ngibi bisohoye akaba ari wo nkoresheje kandi ndabyishimiye kandi ari ibintu byiza. Ngiye mu bintu nahanuye bigasohora, hari umurwayi bigeze kumuza nawe uba hanze mu gihugu cyitwa Norvège. Uwo muntu yararwaye ikibyimba mu mutwe bagiye kumubaga. Yego. Ndangije Imana irankoresha bampuza nawe ndamusengera ndababwira ati uwo muntu azabaho ntacyo azaba kandi ibyo bibyimba nta kintu bizamutwara. Igihe cyo kujya kubagwa kizagera, mbese irandevu yo kujya kumubaga bya bibyimba byagiye. Imana iko yambwiye ngo mubwire ko atazigera bagwa nta cyuma kizamukoraho. Yari afite irandevu yo kujyayo, igihe cyo kujyayo kigera yakize yabaye muzima. Icyo kintu cyaranejeje cyane. Ikindi kintu cya kabiri, hari abakobwa njya nsengera bagakora ubukwe bagashingirwa, umva ibintu bikagenda neza. Ni byinshi cyane Imana ijya inkoresha, umva nkayibishimira pe. Hari umukobwa dukunze kuganira, nawe ni umuhanuzi. We bitewe n'imirimo Imana igenda imukoresha, nahise mwihera titiri ivuga ngo wa mukobwa uhamagara akakubwira ahazaza hawe, kuko Imana imukoresha ibitangaza byinshi. Yego. Umuntu umwe yahise aramubaza ati none kuvuga ubuzima bw'abandi bw'ahazaza wewe ubwawe urabuzi? Urumva ikibazo abantu bamumajije. Umukobwa yitwa Julienne, ahari reka tumusuhuze. Nanjye reka nkubaze, guhanura abantu ubukwe bugakorwa wowe ubwawe butuvugaho iki? Ibintu byose bibaho mu mugambi w'Imana. Cyangwa nabwo ufite hiyerekwa tubwire? Ku byanjye se nanjye hari umuririmbyi waririmbye ngo hari ibihe Imana yageneye abayo. Rero hari ukuntu Imana ikureka ukabanza mbese ugasengera abandi, ikaguhereza kwitwarira imitwaro y'abandi bantu, ukabasengera bigakunda. Nawe hakaba hari igihe Imana yaguteguriye, icyo gihe cyazagera nawe ibyawe bikagenda neza. Akenshi uzasanga abahanuzi basengera abantu, ugasanga umuntu agiye gusengera umuntu kandi umuhanuzi yaburaye, ariko agiye gusengera umuntu ufite ibiryo. Ibyo bintu Imana ijya ibyemera. Ushobora kujya gusengera umuntu ufite, rero Imana ijya ibyemera ko duhanurira abandi tukabasengera bigasohora, twe tukaguma aho ngaho, ariko igihe kikazagera natwe kikadukura. Hari umuhanuzi umwe twaganira avuga ati ngo njye nahanurira abantu benshi amazu barayabona banarakira, ariko njye ngoma mu butayu. Namubaza ati kubera iki wose utihanura cyangwa ngo wisengere? Namubaza ati biterwa n'iki? Yego. Tubwire. Ibyo ngibyo igisubizo nsubije nabone icyo nsubije. Imana irabyemera. Imana ijya ibyemera pe. Njya ndeba igihe Yesu bamubajije ngo mbese uriya mwana, uwo mwana yari yaravutse ari impumyi, arangije abantu bamaze ngo mbese uriya mwana niwe wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi be bagikoze? Yesu arangije arabwira ngo hoya, ngo ahubwo ni ukugira ngo imirimo yanjye yerekanirwe muri we. Bivuze ngo hari igihe ushobora gusengera abandi bikemera, ibyawe ntibibe uwo munsi, ariko nawe hakaba hari igihe Imana izagaragaza ibyawe, Imana izahishura ibyawe, Imana izagutabara. Mbese haba hari igihe Imana nawe iba yaraguteguriye. Yes, ndabyumvise. Uyu ni mami turi kuganira nawe. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, kandi mbabwire ngo hari n'iyerekwa yatinye guhanura atari ku uyu munsi yageze kuri Gonarike TV. Nicyo gihe cyo kuryumva iyo yerekwa. Urumva rero ko abantu bakurikira Gonarike TV turabanyamugisha, ko ngiye kuvuga, kuko tumenyera amakuru ku gihe. Hari umukecuru umwe ngo wavuze ngo icyambere nta makuru, kandi utafite amakuru ntamenye iyo ajya, ntamenye naho yerekera. Niyo mpamvu abahanuzi babaho. Uyu nguyu nivuga ati ni umuntu utubwira ahazaza, ntago ndaba nibeshye, kubera ko nyine atubwira ibyahazaza
nibura ibyashize akabitubwira ngo tubimenyeho nk'ikimenyetso sibyo ra yego haje ibyashize witubwira ngo tubimenye ko ari ikimenyetso cyangwa byazana ibyo tuba dukeneye tuba dukeneye ibyahazaza tuba dushanga Imana duha amakuru y'ibihe turi kwinjiramo none kubera ko imutubwira n'ibyatambutse n'ibyatambutse impamvu ibizana ni ukugira ngo wibuke ibihe wanyuzemo uriya hari abantu benshi Imana igirira neza Imana ikakubwira ngo nzakugira neza mwana wanjye nzaguha urugo nzaguha inzu nzaguha imodoka igihe cyazagera Imana igasoza amasezerano yakubwiye ariko ikakubwira ngo mwana wanjye niba byarasohoye ntuzatandukire ngo ujye hariya cyangwa ngo uce hano usubire inyuma wenda mu buzima bwo kubaho tubaha Imana rero Imana impamvu ikwibutsa ibyo bihe wanyuzemo kera ni ukugira ngo wibuke ko wa wundi wagukuye ahashize ashobora no kongera kuhagusubiza uramutse witwaye nabi wa wundi wagukuye hahandi muri bwa burwayi wa wundi wagukuye mu bihe byabagamo bya kera wibuke ko ntaho yagiye mbese agihari ku buzima bwawe yego hari umupasiteri twaza tugana yitwa Pastor Labani ni inshuti yanze ko umuzi yambwiye ati ngiye mu gitondo nkariga Imana ishobora kumperekwa kahita nyereka ati mu gitondo wavuye mu rugo rwanyu cyane rwose cyane pe nawe ugigira iyerekwa cyane none reka niturize mbere yo kugira ngo mve mu rugo nakoze iki aho waba ugiye kugerageza Imana guteze waba ugiye kugerageza Imana kandi biravuga ngo buri gihe n'igihe cyabyo ngewe wenda nihereyeho mu minsi yashize nagize iyerekwa nicaye kuri kamera ndi gutanga ibiganiro ngo mbona nagiye kuri kamera none uyu munsi byabaye niyo bavuze ko mu isezerano yego pe niri ni isezerano ryasohoye nanjye wanze kundebera akantu mvuye mu rugo nkoze cyangwa kureba ibitekerezo mfite by'indi bukore nimugoroba oya twe ntabwo duhanura ibitekerezo iyo Imana ishaka igukora ku maso ikampisha ngo David n'uyu nguyu yakoze ibi n'ibi mbese uri wamuhanuza utanga iby'Imana imubwiye cyane pe twe ntabwo ari byo twihimbira icyo Imana ishaka nicyo dukoze nabyumvise neza ariko nkane n'abahanuzi ngo ushobora guhita bambwira uti nanjye ndebera akahita ndebera abo ngabo burya abahanuzi benshi baratandukanye abahanuzi baratandukanye muri iyi minsi hari abantu benshi bagenda bakagura impano muri iyi minsi hariho abantu mbese babaye nk'abapfumu bamwe na bamwe niko nabita abo ngabo ntabwo mbita abahanuzi wayarangiza ugasanga akenshi hari igihe n'uwo nguwo ushobora no kumujyaho ugasanga guciye n'amafaranga yego kakubwira ngo muha amafaranga ubanze umpereze ituro ry'umuhanuzi ugasanga guciye ibiguzi kugira ngo akurebere aho hazaza ariko mu by'ukuri nta muntu ubigiramo ububasha kugira ngo yimenyere ahazaza nanjye Imana ishobora kumpishurira hawe hazaza ariko njye ntari nabona hanjye nanjye igihe cyazagera Imana ikankora ku maso ikampishurira hanjye hazaza ntabwo tubigiramo uruhare mbese uri wamuhanuza uvuga iby'Imana igize ute cyane pe ntabwo ari wamuhanuza tumva iby'Imana imbwiye kandi itavuze mbese ntiwavuga Imana itavuze nanjye nari ngize ngo nyine nkubaze numve kuri bumbwira ko nakoze mu gitondo mvuye mu rugo iwanjye ariko hashimwe ko uri wamuhanuzi uvuga ari uko Imana igize ute imubwira ati yego dusiganye iminota 20 ndagira ngo nyiguhereze naryayere ko watinye kuvuga dore Imana itazaguhana burya ngo Imana iravuga ngo niba nkwaye yerekwa ritambutse nkuko nari guhaye nkuko wavuze yego kuko nabonye abagiye barizira ntabwo nkuruge muri biri abantu bagiye bazira ku Imana batumye ahantu ngo mugende muvuge iki bakanga bakashaka kwikorera ibyabo bagahana sibyo yego ni kare nkwaye iminota 20 utubwemo ijambo ry'Imana n'iryo rero kuritambutse nge ndaza kugaruka nyuma nta kibazo murakoze cyane kaduhere kwiyerekwa nabonye mu minsi yashize narasenze mbona iyerekwa rintera ubwoba ndavuga se Mana bimeze biti mbona abantu benshi bari kwiruka mu ishyamba ryari rinini cyane ririmo ibiti birebire byakuze iryo shyamba ariko ririmo inzoka nini cyane ziteye ubwoba noneho nkajya mbona za nzoka ziri kurya abantu muri rya shyamba kandi n'imvura iri kugwa ariko ku ruhande hakaba hari ahantu inzoka zacukuye icyobo zikajya zigenda ziteramo abantu mbese zigasakumba ibintu byose zikajya gutamo hehe muri cya cyobo
nuko mbona ngo mpengeje muri cya cyobo mbona harimo ababyeyi, harimo abana, harimo abapapa, harimo amatungo, mbese nkabona izo nzoka nta kintu zijya zisiga, ibintu byose zikajya zita muri cya cyobo. Ndavuga se Mana iriyerekwa bimeze bite, kuko nanjye ryanteye ubwoba cyane pe. Nuko ijwi ry'Imana rambwira ngo hagiye kuzabaho ibihe bikomeye cyane, hagiye kuzabaho ibihe biruhije cyane, ngo umuntu uzatambuka muri ibyo bihe ni umuntu uzaba warasenze, ni umuntu uzaba warihanganye, ni umuntu uzaba uri guhamya Imana. Ngo noneho muri iryo shyamba hirya yaho hari ahantu hari utuzu, utwo tuzu twari tugaragaye nabi inyuma cyane, ariko ngo wakinjiramo imbere ugahita ubona hari ahantu habaye nk'urutare, ku buryo nubwo hakubitaho ikintu iryo buye ritapfa no kunyeganyega. Imana irangije irambwira ngo nubwo hazabaho ibihe bikomeye, ariko abanjye nzabarinda, ngo uko wabonye bari abantu bari kwinjira mwa ziriya nzu nkabarindiramo, niko nanjye nzabarinda mwa biriya bihe bikomeye. Byashoboka ko nawe hari ibihe waba uri kunyuramo, hari ishyamba waba urimo, cyangwa se hakaba hari ibihe bigiye kuzaza bikomeye cyane, ariko nusenga ugakomeza ijambo Imana yaguhaye, ugakomeza icyo wamenye, Imana izakurindira muri ibyo bihe. Noneho iryo riko rimaze gutambuka nza kubona mu mujyi wa Kigali, mperukayo twagiye gusenga hashize igihe ni kera cyane, mbona habaye bariyeri, mbona abantu mbese kugira ngo umuntu atambuke akagira ikimenyetso yerekana, mbona abantu bari kubabazwa, mbona abantu mbese mbona amaraso ari kuva mu muhanda, mbona ibintu bimeze nabi cyane. Ndavuga se Mana bimeze bite, nkajya mbona mbese bari bashizemo uwo mupaka umuntu ajya kuwutambuka akerekana icyo cyangombwa. Abantu baterekanaga icyo kimenyetso bari bafite baricwaga, ntago batambukaga aho ngaho, babajyanaga ahantu hateye ubwoba. Ndavuga se Mana ibi byo bizagenda ute? Imana irangije irambwira ngo uriya mujyi wa Kigali abawutemo bawusengere cyane, kubera ko hagiye kuzamo ibintu bidasanzwe. Hagiye kuzamo ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba, ariko Imana yabwiye kumurinda izamurinda. Uw'Imana yabwiye ngo nzabana nawe, Uw'Imana yabwiye ngo mwana wanjye nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, uwo nguwo Imana izabana no mu bihe bikomeye, Imana izamurwanirira ntacyo azaba. Iryo yerekwa niryo nabashije kubona. Narakomeye ko nikero mu ijambo ry'Imana niba ryo ngiryo. Kadusome ijambo ry'Imana riri muri Daniyeli ibice 3 umurongo waho wa 28. Iri jambo ndi kujya kuza ahangaha ni ry'Imana yampaye kugira ngo tuze kuganira n'abadukurikiye. Waba uri umubyeyi uri mu ntambara, waba uri umukobwa uri mu ntambara, waba uri imfubyi, waba uri umupfakazi, waba uri mu bihe bigukomereye cyane, ariko Imana yampaye ijambo nza kukubwiraho. Wowe unkurikiye, wowe ukurikiye iyi televiziyo, wowe uri gushaka Imana, wowe uri kwinginga Imana muri iyi minsi, hari ijambo Imana yanshize ku mutima kugira ngo tuze kuganira. Mbere yuko ndivuga kamanze ndirimba akaririmbo gatoya cyane kari kumfasha. Hirya no hino hari impuhwe zitegereje gutabarwa, rangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira abo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Rangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira abo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Haleluya, oh haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri kurira muri aya masaha, wowe ufite ibigeragezo, wowe ufite intambara, hari Imana icyumva gusenga, hari Imana itabara abayo. Kandi ni ukuri ibi bihe tugezemo ni igihe cyo kugira ngo Imana irengere itorero, ni igihe cyo kugira ngo Imana isohoze amasezerano, ni igihe cyo kugira ngo Imana irwanirire icyo yakuvuzeho.
igihe turimo ntago ari igihe cyo kwirwanirira ahubwo ni ukugira ngo Imana ikurwanirire. Igihe tugezemo ni igihe cyo gusengera mu kuri, igihe tugezemo ni igihe cyo guhamya ikibazo waba urimo cyangwa ikigeragezo. Ndagutangariza kugira ngo nikigutera ubwoba, ahubwo uhamye Imana muri icyo kigeragezo urimo. Akenshi Imana ijya yerekana aho bikomeye. Imana ishobora kutabana nawe mu kigeragezo uri kunyuramo, ahubwo igahagarara aho ikigeragezo kiri bukwicire. Imana ishobora kutabana nawe mu burwayi urimo, ahubwo igahagarara hahandi uri bupfire, ikavuga ngo niho ndatabarira umwana wanjye. Imana ishobora kutabana nawe mu magambo, haleluya, bari kukuvugaho muri iyi minsi. Imana ishobora kudahagarara nawe hahandi ugiye guterezwa cyamunara, hahandi mbese byakomeye, ahubwo igahagarara hahandi abantu bategereje ko ugiye gusebera. Reka dusomere ijambo riri muri Daniyeli ibice 3 umurongo waho wa 28. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo Imana umwami ahimbaza Imana ya Saduraka. Ngo Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye. Haleluya. Aba bagabo bahamyaga Imana, barasengaga, ariko igihe kigeze biba ngombwa ko bajya mu bihe bikomeye cyane. Ngo habayeho igihe uyu mwami arangije atoranya ibihugu 120. Icyo gihe yaremye ibishushanyo, yari yabaje ibishushanyo bya bindi bireba ariko ntibyumve, bya bindi biba biri aho ngaho gusa dutatabaza ngo bigutabare. Arangije akuranya ibihugu, arangije aravuga ngo uyu munsi harabaho igihe cyo kuramya Imana nakoze. Ariko uwo munsi Imana yari izi ikintu iri bukore, yari izi ikiri bwiyubahisha. Noneho icyo gihe kigeze habaho abagabo 3 bitwaga Saduraka, Meshake na Abedenego. Hari igihe Imana ijya yemera ibihugu bigaterana, abarozi bagaterana, abamagambo bagaterana, Imana ikemera ugatinda mu bugumba, Imana ikemera ugatinda iwanyu, Imana ikemera umugabo akagukubita, Imana ikemera urugo rukakunanira. Ariko icyo gihe iyo ikigeragezo cyakomeye, Imana ibije gutabara uwayo. Nuko igihe kigeze abagabo baraza, barangije umwami atanga itegeko aravuga ngo muze kuncungira umuntu utari buramye iki gishushanyo, no gupfa arapfa kandi aratabwa mu muriro. Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize wowe nkurikiranye, wowe uri kundeba muri aya masaha, wowe uri kuvugana n'Imana muri iri jambo, wumve ngo umuriro bagucaniye, wumve ngo umuriro wose waba urimo cyangwa ikibazo waba urimo, aho ngaho ni Imana ije kwisubiriza, ni Imana ije kwiheshereza icyubahiro, ni Imana ije kugutabarira. Nuko igihe kigeze ngo abandi baramye icyo gishushanyo, barangije ngo harayiho abagabo bakunda kurebaguzwa cyane, ngo barareba abagabo 3 bo bahagaze bemye. Abo bagabo baravuga ngo twebwe dushingiye aho Imana yadukuye, dushingiye uburwayi Imana yadukijije, dushingiye kanseri Imana yadukuyeho, dushingiye amadeni Uwiteka yatwishuriye, dushingiye Imana. Imana ishimwe cyane, aho yakuye ubuzima bwacu. Ntibikwiye ko twakubarira ibishushanyo bitazi kuvuga. Amen. Nibikwiye ko twakorera Imana zitadukiza, nibikwiye ko twakorera Imana zidatanga ubuzima, ahubwo twebwe no gupfa turapfa. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire mwene data aho dukurikiye, mu gihe cyose uri mu bibazo hamya Imana, mu gihe cyose bikomeye hamya Imana. Ngo nuko igihe kigeze babagabo baragenda bajya kubwira umwami ngo hariho abagabo bananiranye banze kubarira ibishushanyo. Umwami arangije avuga ati se ibyo bintu birashoboka ko abantu 3 bansuzugura? Haleluya. Ndagira ngo ngutangarize hari ibyo Imana igiye kuguhereza gusuzugura, hari ibyo Imana igiye kukwamamarizamo. Aho ngaho ugiye gusebera ni Imana igiye kugutabarira, aho ngaho wari ugiye gupfira ni Imana igiye kugukiriza, hahandi wabonaga ko ibyawe byapfuye ni Imana igiye kubizurira. Ngo nuko umwami arangije aravuga ngo mwongere muvuze amakondera ndebe. Nuko abagabo barangije
barangije barabyanga baravuga ngo twe ntibikwiye ko Imana yadutabaye twayihemba kujya mu busambanyi, twayihemba kujya mu biyobyabwenge, twayihemba kwishushanya. Hoya, ntibikwiye ko Imana yacu mbese yadutoranyije twayihemba kujya kubara ibishushanyo bitazi kuvuga. Ngo barangije barategeka ngo babaterere mu muriro. Bamaze kubajugunya mu muriro, umwami Imana irangije iragenda ikora, Imana iragenda ikora ku mwami ku maso ye. Arangije avuga ngo mbese ko naherutse abagabo batatu, uriya wa kane ndi kureba yavuye hagana he? Arangije avuga ngo icyakoze uwa kane ndi kureba ndi kubona asa n'umwana w'Imana. Haleluya! Imana igiye kohereza marayika wayo kugira ngo azabane nawe muri uwo muriro ukunyuramo. Imana igiye kohereza marayika wayo azabane nawe muri icyo kigeragezo urimo. Humba nubwo uri mu itanura ry'umuriro, ariko hari ubutabazi Imana ije kuguhereza. Ndakubwira ngo muri aya masaha wige guhamya Imana kugira ngo ejo hazaza nawe Imana izaguhamirize mu bihugu, no mu gihugu, no mu kagari, no mu murenge, no mu mudugudu. Iyo uhamirije Imana mu bantu, ugahamya Imana hahandi bari gusindira, ugahamya Imana hahandi bari gusambanira, nawe Imana iguhamya mu gihugu no hanze hose ukahagera. Amen. Ndagira ngo ubuzima bwose uri kunyuramo, waba uri imfubyi, waba uri umupfakazi, ariko nta kuri Imana idakura umuntu. Biganza by'Imana biracyakora. Wowe humure kandi utuze muri ibyo bihe, nawe Imana ije kukwiyereka. Muri uwo muriro bagutayemo, nawe Imana ije kugukuramo. Waba umaze igihe kirekire uri kwa muganga, ariko ndakubwiye ngo muri aya masaha uwo muriro w'uburwayi Imana ije kuwukuraho, Imana ije kugukiza. Wowe umaze iminsi uri gusengera urugo, iki ni igihe cyo kugira ngo Imana iguhereze urugo. Amen. Haleluya! Nashimye ijambo rivuga ngo, hari ijambo Imana yigeze ivuga ngo mbaye nkuretse akanya gato, ngo ariko nzakugarukaho ngufitiye impuhwe. Rero iki ni igihe cyo kugira ngo Imana ikugarukeho igufitiye impuhwe. Hari ibyakubabaje bikujyana kure, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo Imana iguhanagura ayo marira umaze iminsi uri kurira. Imana itugire neza cyane. Nshimye Imana kubwira ijambo. Ijambo numvaga rindi ku mutima, Imana yashize ku mutima wanjye ryari iryo ngiryo. Imana nibishima tuzongera tuganire. Imana ndatekereza ntago ishobora gutuma ijambo ryayo rigendera ubusa. Oya, iyo Imana ivuze irakora. Iyi Imana niho itandukaniye n'abantu. Iyo ivuze ngo nguhaye ubuzima, iyo ivuze ngo nkubeshejeho, iyo ivuze ngo David nkugiriye neza, mbese ibivuze. Rero ikintu kibi kibaho ni uko Imana ivuga twarangiza tukabitaho ngaho, cyangwa se Imana yaba yatubwiye ugasanga tugiye kugira ute kuyibangikanya. Ariko niba hari icyo Imana yakubwiye warinze, wowe mukobwa, wowe musore, wowe mudamu, wowe mugabo, niba hari icyo Imana yakubwiye, humura izaza igisohoze, izabisohoza kandi bikorere kwiyubahisha. Yawe jambo rigufi ya rwose ndabikeneye kuryumva. Kimenye mba nagwaye iminota 40. Ubu ndi gutekereza ko iminota 20 yarangiye. Yashize. Nkaba nari iminota 40 n'ukuri kw'Imana nagwaye 40. Byo kuvuga ni byinshi biba bihari. Ariko no kuvuza amagambo make kenewe. Yego. Sibye ko abana n'igihe twanga kumva. Ariko ntari. Abantu twumva tubonye. Yego. Ariko kumva bayumvise. Turagushimiye cyane rero. By'umwihariko ngenda gushimira ko wemeye kuganira nanjye. Yego. Ariko nanone sinahura n'umuntu ari bwo bwa mbere ngo ngende ntamubajije uburyo abantu bamubonamo. Abantu bakubona gute? Abantu ngo bambona ute? Bagukeneye gusengana nawe, bakwifuza kuza kugusanga umusengane, bakubona ute? Dufite telefone, twabaha nimero zacu. Cyo kintu ngiye kugusaba ngo uduhe nimero yawe kugira ngo umuntu wifuza kuba yakuvugisha asengana nawe abe yakubona. Yego. Kuko hari igihe ntanukana n'abantu bagatangira bakambaza nimero y'umukozi w'Imana, kanaka, ariko iyo mufashe nimero yiwe ari byiza kurutaho. Duhe nimero yawe wayitubwira. Nimero yanjye ni 079 34 37 969. Ngo bisubiremo rimwe.
ni 079 34 37 969. Yego, iba kuri WhatsApp. Yego ibaho. Sawa Imana ishimwe. Kugira ngo nabo hanze tuborohereze. Yego. Abo hanze bakoresha ama WhatsApp cyane, ntago bakoresha uburyo bwo guhamagara. Bajya bambya ngo babihenze cyane. Turagushimiye cyane rero. Nizeka abantu bazakuvugisha ari benshi. N'umukozi w'Imana. Uyu nibamenya kandi bamenya bahozeho kuva kera. Uyu munsi hari abantu bavuze ngo Yesu akiza ngo ibyo guhanura byararangiye ariko siko biri. Ahubwo yavuze ati ngo mbabora abantu ngo bamwe bagiza abungira abandi bagiza abahanuza abandi bagiza ute kandi nimunyize muzakora ibitangaza biruta ibyo nakoraga. Ni amagambo Yesu ajya kugenda yivugisha. Yego, twagushimiye cyane rero tugira ngo dusoze ikiganiro cyacu n'isengesho. Murakoze. Natwe turabashimiye cyane kuko kutugirira icyizere mukadutumira. Ndatekereza ko nta kintu kijya kibaho gutyo gusa, ibintu byose bibaho biri mu mugambi w'Imana. Buriya nakubwiye ngo kuza ahangaha byari mu mugambi w'Imana kandi Imana yarabitubwiye no mu minsi yashize. Nakubwiye ko nabonye iyerekwa. Rero Imana ihabwa icyubahiro, ubwo icyo gukorayo iragikora. Imana nibikunda ndabizi neza ko tuzongera tukagaruka tukavuga Imana bikagenda neza. Rero ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe ukareba ubu butumwa ukumva icyo Imana ari kuvugana nawe muri aya masaha. Hari benshi bafata umwanya wabo bakajya mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro bitabafitiye akamaro, ariko wowe wafashe uyu mwanya ugakurikirana ijambo ryavugiye ahangaha. Imana iguha umugisha, Imana ikuramburira ukuboko. Imana data wa twese isubiza ibyifuzo byawe. Ushobora kureba iyi video urwaye uri ku gitanda cyangwa se uri ku gisasiro cy'uburwayi, waba ufite umuntu muri gereza byagenze nabi, ariko ndasenze kugira ngo aya masaha nukuri ngusabiye umugisha, Imana iguha umugisha. Aya masaha nawe Imana ikwibuke, aya masaha uko Imana itugendere nawe ntigusige. Aya masaha mu byifuzo ufite Imana isubizemo bibiri by'ingenzi. Aya masaha mu byifuzo uri gusaba Imana, Imana ikora ibirenze dutekereza. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, tugushimiye umwanya wabanye natwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasenze kugira ngo urengere igihugu cyacu. Igihugu cyacu gihagarareho, urinde itorero n'abanyarwanda. Nyagora ku ngoma Imana, urwana intambara ntoya nini ku buzima bwacu. Abarwayi bakize, abafite intambara barwanirire. Data Uwiteka Imana Nyiringabo, abari ku kidendezi bamaze igihe kirekire, ndasenze kugira ngo wohereze marayika n'ubutabazi bwawe kuri bo, babone ukuboko kwawe muri iyi minsi iruhije. Mana, babone ineza yawe, babone kugira neza kwawe kwishi, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngaho komeza kubana natwe. Uwiteka Imana Nyiringabo, ndasenze ngo abari gukora bikagenda nabi wongere ubavubire imvura y'umugisha. Ndasenze kugira ngo wongere ubireke muri iyi minsi. Ngaho tubambira amahema, ukuboko kwawe komeze kubana natwe mu bihe bikomeye, imvura izanyagira benshi tuzayiturinde, ibyorezo bizatera benshi Data Nyiringabo Uwiteka tuzabiturinde. Ndasenze kugira ngo Nyiringabo Imana ibidushaka bimware, ibishaka ubugingo bwacu bibure mu izina rya Yesu. Tubere maso kandi turengere mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen.